kurikirana amakuru mu kinyarwanda kuri radiyo urumuri. Amakuru ava impande enye z'isi yose, amakuru acukumbuye, amakuru yuzuye ubusesenguzi, nta handi wayasanga uretse kuri radiyo urumuri. Twongeye kubasuhuza mwese abaduteze amatwi, turabashimira ko mukomeje gukurikira radiyo urumuri muri benshi muri gahunda z'ibiganiro binyuranye. Ikaze no muri aya makuru yo kuri uyu wa gatanu tariki ya 30 Ukwakira umwaka wa 2020. Kuri uyu wa gatanu gahunda yo gutangaza besheje imihigo yasubukuwe nyuma y'uko umwaka ushize yari yasubitswe. Ubu muzajya mwibuka gukora ibintu naje ariko nabuze ntimeye ibiro bibona. Paul Kagame mu muhango wabereye i Nyagatare nk'uko bisanzwe yavugiye ahirengereye ibyo anenga abayobozi ku nzego zose. Turareba baje ku isonga n'abavugwa ku basubiye inyuma. Umukuru w'igihugu kandi ejo yariga ko aho mu kigo cya gisirikare yasuye kandi aganira n'abasirikare bari mu masomo n'imyitozo ibategurira kwinjira mu mirimo nk'aba ofisiye. Ku munsi w'ejo ni nabwo mu Rwanda hizihijwe umunsi w'ibiribwa ku isi, mu gihe abategetsi bavuga ko kwihaza mu gihugu bigeze ku kigero cya 81.3%. Umwe mu mpuguke mu batavuga rumwe n'ubutegetsi asanga hari gahunda zashyiriweho kudindiza ubuhinzi kuko zitajyanye n'igihugu nk'u Rwanda. Iriya politiki rwose ntabwo yahiriye abanyarwanda. Fidel Kabera ni umunyamabanga mukuru wa FDI inkingi, mu byo ahugukiyemo harimo na agronomy, nawe turamwumva birambuye. Muri aya makuru turabaza umuvugizi wa Rwanda Bridge Builders Iteme, Ambasaderi Jean-Marie Vianney Ndagijimana, impamvu iriya mpuzamashyirahamwe yandikiye umuryango w'ubumwe bwa Afurika n'icyo bifuza ko wakora nyuma yo kwakira ubwo butumwa bwabo. Hano mu Bufaransa ejo hongeye kuba igikorwa cy'iterabwoba cyahitanye abantu 3 i Nice muri katedrali nyuma y'iminsi itageze no ku byumweru 2. Igikorwa nk'icyo gihitanye umwarimu ahitwa Conflans Saint-Honorine. Kuri mikro ndi Jean Claude Murindabi, hadi pari muri studio ya 4 ya Radio Urumuri, naho Celestin Sebahire ni wateguye gahunda z'ibiganiro by'uyu munsi, ni nawe dukesha kumvikana neza kwa radio. Uri muri studio ya 2 ya Radio Urumuri mu Bubiligi. Turagushimiye Celestin kuri ubwo bwitange. Reka dukurikiza amakuru ku buryo burambuye. Kuri uyu wa gatanu gahunda yo gutangaza besheje imihigo yasubukuwe nyuma y'uko umwaka ushize yari yasubitswe, bisabwe ko ngo yavugururwa ku buryo hagenwaga abaje imbere y'abandi. Nyaruguru, Huye, Rwamagana, Gisagara na Nyanza bari muri 5 ba mbere, naho Gakenke, Musanze, Nyabihu, Karongi na Rusizi bakaza inyuma. Muri ibyo birori byabereye i Nyagatare, Paul Kagame yavuze ko bitangaje kubona mu bari imbere mu myaka ishize bari inyuma. Nk'uko bisanzwe mu muhango nk'uyu yavugiye ahirengereye ibyo anenga abayobozi mu nzego zose, ndetse bamwe akababaza imbona nkubone impamvu hari ibyazambye aho bayobora. Abambere 5 ngira ngo cyera ntabwo bakoraga neza, niko bimeze, je niko nabonye. Abanyuma 5 cyera nibo bakoraga neza. Za Musanze, ubundi Musanze yajya bikora neza. Habaye iki? Meya wa Musanze ari uzi mu minsi itari kera narindi Musanze, nahuye nawe nk'inshuro 2 cyangwa 3. Gatabazi nawe ari hano, Governor. Hakomeza uhagarare. Naraye Musanze mu gitondo gera mu masaa 6, masaa 8, ndeba ahantu hose nza kubona inkongi y'umuriro n'umwotsi n'iki ahantu hanini cyane. Ndababaza ariko ibi bintu biri hano murabizi, ariko ubwo abo babikora basanzwe babihakorera buri munsi ku munsi. Ndababaza abayobozi, mwebwe ntimuba hano muri aka karere? Ndababaza ntimubibona cyangwa ntibabibona? Nubwo kubibona nuko nabatungiraga urutoki, umwotsi murawureba,
bawubona ari uko mbabwiye ngo murawureba. Hanyuma yaho hashize iminsi, ubwo ntabwo ari ibyo gusa ariko hagiyemo n'ibindi. Hanyuma ariko hashize iminsi nabwo nsubiyeyo, hari ririya shoramari riri hariya muri Musanze rya tourism, ariya amahoteli y'ibitangaza abantu bubakayo. Ndi muri iyo hoteli, ubwo abantu aho hoteli rimariye kugerayo, iriya abantu baraza bubaka, hari amazu iyo hoteli nabo baraza bashyiraho iyo hoteli yabo, amazu iruhande barubaka n'imirima hafi kwinjira mu hoteli ngo bahingemo batabaza. Icyo kibera iki kibazo, mukora iki ku munsi nubwo ari we mbwira, ubwo ndabwira n'abandi ba guverineri bawe nabo niko bimeze, ntugira ngo hari icyo bakurusha, nabo nuko umunsi ku wundi. Meya wa Musanze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu by'ukuri nta kiba cyabuze, ariko turashyiramo ingufu cyane, turabibemereye Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ariko igihe dutaye se turakibara, twibagirwa n'ubu rwose. Igihe as I was coming from the city nza hano by road, mba ngenda ndeba, iyo ureba ibintu hariho nshaka kuva mu modoka ngo mbaze ngo ari ku muntu uyobora haninde. Umuntu wa Kayonza ninde? Birahari Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Bihabereye iki? Bitegereje iki? Nk'uko mubivuga Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nta kuntu umuntu yakubaka inzu ngo ananiwe gukora umuharuro w'iwabo, birasaba ko tubitaho by'umwihariko. Urashaka ko nzaza kubikwibutsa nabyo tukabipfa? Ntabwo bizasaba kunyuza Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ubwo niwe mbwiye, ariko n'abandi ndibwira ko bakwiriye kuba bumva. Prime Minister rero, ngira ngo imihigo y'ubushize ngira ngo mwarabikosoye, icyatumye tunayihagarika mwari mwayihinduye ibintu nk'ibyo navugaga byose. Imihigo iragenda, ibi bintu biraho, umuntu yikorera ibyo ashatse, yivugira ibyo ashatse, hakaza baje kubaha amanota kugira ngo ntibamenye n'icyo bayabahera. Ushize rwose bagiye kubishyiraho no kuntumira ngo ndabahakanya, nawe ntabwo ndi buze kuza mu mihigo imeze bityo, mwe mugende muyikore. Ntabwo nzajya njya hariya mu mihigo abantu baze babeshye, barabeshye, namwe mwaragiye barababeshya, muremera kujyaho bikaba ibintu by'umugenzo gusa bidafite ikintu tubivanamo. Ndavuga ntabwo ibyo ngibyo imihigo ariko nayumvaga ntabwo ari byo, ntabwo ndi bujyamo. Umukuru w'igihugu kandi ejo yariga ko aho yasuye kandi aganira n'abasirikare bari mu masomo n'imyitozo ibategurira kwinjira mu mirimo y'aba-ofisiye, ni ukuvuga abasirikare bakuru. Paul Kagame nawe wari wambaye imyenda ya gisirikare yabibukije ko imyitozo ikomeye bakoreshwa badakwiye kuyibona nko kubatera kugoka, ko ahubwo ari ukubategura neza ngo imirimo ibategereje bazayisoze bitabagoye. Kuri uyu wa kane ni nabwo mu Rwanda hizihijwe umunsi w'ibiribwa ku isi. Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi Dr Gerardine Mukeshimana yavuze ko ubutegetsi bw'u Rwanda bwashyizeho gahunda yo kongera umusaruro, kwirinda imirire mibi no kurwanya ubukene. Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda zihamye z'ubuhinzi n'ubworozi zigamije kwihaza mu biribwa ndetse no kurwanya imirire mibi ndetse no kurwanya ubukene, kubera ko mu gihugu cyacu cyangwa se no mu bindi bihugu ubuhinzi ni kimwe mu bintu bigira uruhare runini cyane mu kurwanya ubukene. Muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi bemeza ko kwihaza mu biribwa biri ku kigero cya 81.3%. Umunyamabanga wa Leta muri iyi minisiteri Jean Chrysostome Ngabitsinze yatanze ingero agaragaza ko kwiyongera kw'ibiribwa ari naho iyo mibare yari iriyajanisha ikomoka. Iyo urebye imibare ko muri 2006 izo ngo zari 48% gusa, kuba rero twagize muri 2018 tugeze kuri 81.3%,
ni intambwe ikomeye, ariko ikibazo ni ukuvuga ngo none se byagenze bite kugira ngo iyo ntambwe iterwe. Icya mbere ni uko twongereye umusaruro, twashyize imbaraga mu kongera umusaruro waba uw'ubuhinzi ndetse n'ubworozi. Iyo ugiye mu mibare wenda kugira ngo mbyerekane, urasanga iyo ugiye nko mu binyampeke hagati y'umwaka wa 2007 na 2020 umusaruro wiyongereho hafi 111%. Ni ukuvuga ngo twawukubye inshuro zirenze ebyiri, aho twavuye kuri toni hafi 355 tukagera kuri toni 751 n'ibindi birengaho ku mwaka. Ni ukuvuga ku bihembwe byombi A na B mu binyampeke. Ugiye mu mboga ndetse n'inyamisogwe twongeyeho 35%, nabyo biragaragara. Ugiye ndetse no mu bindi twagiye tuzamuka, iyo ugiye mu binyabijumba 32% twongereyeho, ndetse no mu bituruka ku bworozi nabyo byariyongereye, aho ugiye nko mu amata twageze ku 32% hagati ya 2010 na 2019. Ni ukuvuga mu myaka 9 gusa. Wajya mu inyama twongereyeho hafi 138%, ndetse n'ibindi, abuki, amagi ndetse n'ibindi. Hagati aho impuguke mu by'ubuhinzi twaganiriye ibona imiterere ya politiki mu Rwanda yaradindije iki cyiciro. Mu byo yaminujemo Fidel Kabera Mugabe harimo n'ubuhinzi, agronomi. Akaba yadutangarije impamvu abona nka politiki yo kugena igihingwa kimwe mu karere runaka itaberanye n'igihugu nk'u Rwanda. Fidel Kabera n'umunyamabanga mukuru wa FDI Inkingi. Iyi politiki bayiteruye, urabona ikintu cyabashije kugerwaho muri za Mexique. Bafite ubutaka busanzuye, bafite abaturage bake ugereranije, ugiye kubara kuri kilometero kare abantu batuyeho. Bayiterura bayijyana mu Rwanda. Mu Rwanda turi miliyoni zigeze ku icyo gihe, ndumva zari miliyoni niba ari 9 cyangwa 10 babaraga. Byonyine ubutaka bwo guhingaho mu Rwanda n'umubare w'abaturage b'Abanyarwanda bakora ibijyanye n'ubuhinzi, ugasanga ntabwo byahuraga. Wabona ubundi aho babikoraga nko muri za Mexique bashyiragamo ibintu byo gukoresha imashini mu bijyanye n'ubuhinzi ku buryo babasha kugira umusaruro uhagije. Ibyo byose ntibyoroshye mu Rwanda, kubera ko byonyine n'imiterere y'ubutaka bwo mu Rwanda ntabwo byahuraga. Kuyifata rero nka politiki yo ku rwego rw'igihugu mu Rwanda ubwabyo ni ikibazo. Mu Rwanda rero ntabwo iriya politiki yari guhura, kubera yuko iriya ni politiki ikora ku buryo bw'abantu cyane cyane bahinga ku buryo busanzuye, kuko ni politiki y'abantu bahinga kugira ngo basagurire amasoko, cyane cyane ko n'abo ngabo bayiteza imbere. Kumva abo ngabo ba Bill Gates bashora amafaranga bakagira ngo nta bundi bumanzi bundi babikorera, nta bundi bugira neza, baba bagira ngo ifaranga ryabo bashoye nabo rifite ukundi riza kubagarukira. Niba bashora gutyo bazi ko umuntu uzahinga azaba akeneye ibyo bita inyongeramusaruro muri rusange, byaba ari amafumbire y'imvaruganda cyangwa se ibindi bigundura ubutaka, yaba ari iyo miti iza kwica utwo dukoko. Ibyo byose baba bazi ko umuhinzi azadepanda kuri abo bantu. Ibyo byose rero ntabwo byunguye umunyarwanda ubaho muri ubwo buhinzi bwe. Icyari gikwiye, politiki ya mbere yari ikwiye muri kiriya gihugu, ndetse n'ubu ngubu ikwiye, ni ugukora ku buryo bahangira abanyarwandakazi, bakagabanya umubare w'abantu badepanda kuri ubwo buhinzi nabwo ubwaho butari ubuhinzi bw'umwuga ku buryo buhagije. Kuvuga ngo babumbiye mu mashyirahamwe, yego ni byiza, ariko se urafata abantu bose bahubumbire mu mashyirahamwe bahinga, n'ahandi wa murimo ungana urwara, bazajya kugabana basangira ubusa, usanga bibaye ibibazo kurushaho. Mu Rwanda hari abantu barenze 90% batunzwe n'umwuga, batunzwe n'ubuhinzi, babayeho rwose. Wabaza akakubwira ati ndi umuhinzi, urebye yaba nk'aho avuze ati ndi umuhinzi ku buryo bw'umwuga, kuko kuva mu gitondo kugeza nimugoroba nicyo kiba kimutunze, nicyo kiba kimubeshejeho. Aho rero ufasha abo bantu 80 ukabagabanya ubuso bw'u Rwanda buhingwa, ntabwo byoroshye.
ibyo ntabwo bishobora kubahaza. Aho rero nkaba ariho mvugira nti hakwiye mu Rwanda muri politiki y'ubuhinzi ntihagije, hakwiye politiki zunganira ubuhinzi. Politiki zunganira ubuhinzi zikwiye mu Rwanda no guhanga indi mirimo inyuranye ituma urubyiruko rukura rwumva ko rugomba kubona indi mirimo inyuranye. Baragenda bagakora amashuri, nabonye bagenda bakora amashuri y'ubumenyingiro, ni byiza, ariko ikibazo kiba gisigaye ni ukujya kureba ese ayo mashuri bavuga y'ubumenyingiro ireme ry'uburezi buhatangirwa ni irihe rizafasha uwo muntu uzaba ageze muri ayo mashuri kugira ngo abashe kujya ku isoko ry'umurimo ahatane, cyangwa se abone ubushobozi buhagije bwo kwihangira umurimo nawe ubwe, waba mu gihugu cyangwa se bwambukiranya umurimo wambukiranya umupaka, kugira ngo agire ikintu yigezaho akigeze no ku banyarwanda bose muri rusange. Tukiri kumwe na Fidel Kabera kandi aranatubwira ko muri FDI inkingi basanga urubuga rwa politike mu Rwanda rukomeje gufungwa nk'uwadanangira urugi akanashirwa ari uko ataye urufunguzo ngo hatagira n'uwizera gufungura umuryango. Cyakora akanongeraho ko ibyo atari impamvu yo gucika intege, ngo guharanira uburenganzira ni uguhozaho kugeza bugezweho. Nta gucika intege, ntabwo umuntu yarekeraho ngo kubera yuko inzira zifunze. Hari umuntu kera mu nzira nanyuzemo mu Rwanda, umwe yari umuntu w'umusirikare wo muri FPR mu bushinyaguzi bwinshi, wigeze kumbwira ngo nagufunga ngo urufunguzo ngo nkanarujugunya amazi akarutwara. Bivuga ngo nabo banza barafunze barangije urufunguzo bararujugunya ngo amazi arutwara, ariko niyo baba bararutaye hehe abantu baba bagomba kurushakisha ku buryo iyo miryango bayifungura, byaba ngombwa umuntu agakoresha n'urundi rufunguzo yacurisha ariko zigafunguka, kubera yuko nicyo abanyarwanda barambirijeho abababaye. Nta kindi kizabatabara uretse abantu bazemera gufatanyiriza hamwe ngo bashake izo mfunguzo bafungure iyo miryango y'urubuga rwa politiki rufunze mu Rwanda. Ikiganiro kirambuye twagiranye n'umunyamabanga mukuru wa FDI inkingi Fidel Kabera tuzakibagezaho muri iyi minsi. Muri iyi minsi Rwanda Bridge Builders iteme yandikiye umuryango w'ubumwe bwa Afurika aho igaragaza ibibazo n'akarengane kari mu Rwanda, ndetse amenyesha abantu banyuranye barimo n'uhagarariye u Rwanda muri uyu muryango. Mu mwanya twabajije umuvugizi wa Rwanda Bridge Builders na Ambasaderi Jean-Marie Vianney impamvu y'impuza y'amashyirahamwe yandikiye uriya muryango w'ubumwe bwa Afurika n'icyo bifuza ko wakora nyuma yo kwakira ubutumwa bwabo. Ambasaderi Jean-Marie Vianney Ndagijimana: icyo tubwira umuryango w'ubumwe bwa Afurika ni uko mu Rwanda batubahiriza mbese ari amategeko, ari n'imikorere, ari n'ukuntu bafata abanyarwanda ku byerekeye uburenganzira bwabo nk'ibiremwa muntu. Ubwo rero tukaba tuvuga tuti turatabaza, nicyo tubereyeho, ntabwo dufite igisirikare ngo tugiye kurwanya leta y'u Rwanda, nta mwuga wacu ni ukuvugira rubanda. Ubwo rero turababwira tuti nk'umuryango leta nako igihugu cy'u Rwanda kirimo, ndetse hashize imyaka 2 Perezida Kagame niwe wawuyoboraga, uretse ko nta cyahindutse no muri icyo gihe. Tukavuga tuti nimudufashe kureba uko leta y'u Rwanda yahindura imikorere yabo, ukuntu bica abantu, ukuntu bazimiza abantu, ukuntu ese biriya byose bikuye muri iriya barwa. Tukaba twizeye ko uriya muryango uzakurikiza ibyifuzo byacu, ugafatanya n'ibihugu bimwe na bimwe, ugafatanya n'imiryango mpuzamahanga isanzwe itabariza abarengana, inzirakarengane muri rusange, abicwa, abashimutwa, abafungwa nta mpamvu, abanyamakuru bacecekeshwa ndetse bakanafungwa. Abo bose icyo twe tugamije ni ukugira ngo umuryango w'ubumwe bwa Afurika niba koko ugamije kugira ngo abanyafurika bamererwe neza, udufashe kwamagana biriya bintu. Niyo utabyamagana mu ruhame, ariko nibura ikegera leta y'u Rwanda, ingoma ya FPR ikababwira iti iriya mukora si byiza. Nicyo twe dushaka. Ubwo rero icyifuzo nanone iyo twandikiye umuryango nk'uriya, kuko ubu iriya barwa turi kwikwirakwiza hose, twifuza ko n'abanyarwanda bose basanga birimo ari ukuri bayikwirakwiza hose, cyane cyane abanyamakuru, ariko n'abandi bose
basanga mu Rwanda hakwiye kuba umutekano kuri buri muntu. Turasaba Union Africaine ariwo muryango nyine umwe bwa Afurika gukora ibishoboka byose kugira ngo basabe leta y'u Rwanda. Icya mbere twabasabye gufata ivyemezo, ko leta yafata ivyemezo byubahiriza nyine amategeko mpuzamahanga n'ay'akarere arebana n'uburenganzira bwa muntu. Turasaba ko barekura abafungiwe impamvu za politike bose, impirimbanyi zirengera nyine ikiremwa muntu n'abanyamakuru cyane cyane. Abo nibo twibanze ariko dushaka kuvuga bose mu by'ukuri. Dusaba ko mu Rwanda haba demokarasi, ndetse bakubahiriza itandukanwa rya politike, no kuvuga byerekeye politike, byerekeye ubucamanza, bigatandukana kugira ngo guverinoma, abategetsi basanzwe atari bo bivanga mu by'ubucamanza cyangwa iby'ubutabera, ndetse ugasanga kenshi bavuga bati uriya azacibwa ibi n'ibi kandi ataranaburana. Ibyo nabyo twasabye ko Union Africaine yabigaragaza u Rwanda ko ibizi, ko leta y'u Rwanda yashaka uburyo bwo kubahiriza uburenganzira bw'abanyamakuru, ibyerekeye societe civile n'abarengera ikiremwa muntu, ikabubahiriza na bikabaha ubushobozi bwo gukora imirimo yabo batagombye gufungwa cyangwa kwicwa cyangwa gukandamizwa bisanzwe. Tubabwira ko mu Rwanda hari ibyerekeye abantu bazimizwa, noneho dusaba ko leta y'u Rwanda nyine umuryango wa Afurika wayumvisha ko bariya bagiye bazimira nta mpamvu, ko yagombye gukoresha enquête, no kuvuga gutohoza aho abantu barengeye, igahana abatumye ababazimije, ababashimuse, mbese niko twabivuga. Kandi tugasaba ko abahohotera abanyapolitike batavuga rumwe na leta n'abanyamakuru cyane cyane, kandi bigakorwa mu buryo bugaragara, ko abo ngabo nabo bahanwa. Ikindi twumvishije umuryango w'ubumwe bwa Afurika ko leta y'u Rwanda idakora ariko kukwiye kubisabwa, nuko leta yajya yemera ko haba enquête mpuzamahanga ku buryo nka biriya bya Kizito baramwishe, niko tubivuga. Leta y'u Rwanda ikavuga ngo yari yahuye, tukavuga tuti leta yari kwemera ko habaho abantu bakora itohoza, abantu baza gukora enquête mu Rwanda kugira ngo bagaragarize nyine amahanga uko byagenze. Kuko leta rero kugeza ubu ingoma ya FPR ntabwo ibyemera. Ikiganiro kirambuye twagiranye n'umuvugizi wa Rwanda Bridge Builders Iteme, Ambasaderi Jean-Marie Vianney Ndagijimana, tuzakibagezaho muri iyi minsi. Hano mu Bufaransa ejo hongeye kuba igikorwa cy'iterabwoba cyahitanye abantu babiri i Nice muri katedrali, nyuma y'ibyumweru bitarenga bibiri igikorwa nk'icyo gihitanye umwarimu ahitwa Conflans Sainte-Honorine. Ibi bikorwa byombi byamaganiwe kurenga imipaka y'Ubufaransa, aho abantu banyuranye basanga ari igihe cyo kurushaho kunga ubumwe mu rwego rwo gukumira ibikorwa nk'ibyo by'intagondwa. Dusoreze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri uyu wa kabiri nibwo hazamenyekana uzaba yatoye hagati y'umudemokrate Joe Biden n'umurepublicain Donald Trump usanzwe ari perezida kuva mu mwaka w'2016. Kubera icyorezo cya COVID-19 itora ahanini rirakorerwa kuri internet. Ibi bikaba bitaranyuze Trump bikeka amababa, ariko uko byagenda kose nta yandi mahitamo kuko iyi ndwara imaze gukoma mu nkokora isi yose. Nubwo hari abakomeje kuvuga ko amahirwe menshi yo gutorwa afitwe na Joe Biden, ariko kubibuka nanone uko Hillary Clinton yatunguwe no gutsindwa yari abyizeye mu myaka ine ishize, byaba ari ugushyira mu kuri gutegereza kugeza ifirimbi ya nyuma ivuze. Amakuru y'uyu munsi naha tuyasoreje. Mwakoze abayakurikiye kuri mikro, ndi Jean Claude muri Dawe handi pari muri studio ya kane ya Radio Urumuri, naho watugejejeho ibiganiro by'uyu munsi agakurikiranira hafi gahunda ndetse n'ikoranabuhanga
ni Celestin Sebayire uri muri studio ya kabiri ya radiyo Urumuri mu Bubiligi. Turagushimiye Celestin kugusohoza neza iyo mirimo yose. Inshuti muduteze amatwi bakunzi ba radiyo Urumuri, mwese weekend nziza.